ariko igihari nuko numva nanjye nshaka umukunzi noneho, ariko uwo mukunzi nshaka akaba umuntu utanstress ibintu tubamo, nawe urabizi. Ntabwo wabona umwanya wo kujya kubwira umuntu ngo wariye, ngo bon appétit, ngo wampaye kandi ari kure yawe, yibutse kwifubika, urifubitse ko numva mpangayitse. Ngaho nyumvira uwo mwanya nawe ukoreka. Noneho hari nabo dutandukana ngo namuburiye umwanya, kandi ndagerageza byibura rimwe mu kwezi cyangwa mu byumweru bibiri nkamutelefona nk'iminota 20. Ubu kuko urukomba ntagize koko batite uravugisha ukuri. Ngewe rimwe mu kwezi ndihangana nkashaka time yanjye nk'icyarano hatuje ukamuhamagara uraho ariko yego ariko se ngo unyibutse utera unyibutse ako baby sheri sweetheart ariko nkamubaze shira utabonera umwanya ni sheri nyabaki uwe mwanya sheri uwe mwanya ngo abandi nkubatangiye ngo abandi. Ariko ikintu ngiye nabwira abantu rwose ntuzakore